umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Hagayi igice cya kabiri na Zekariya igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu n'icya gatandatu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Hagayi igice cya kabiri. Ubwiza bw'urusengero rushya. Imana yatumye Hagayi kuri Zerubabeli wategekaga Ubuyuda na Yosuwa wari umutambyi mukuru iti: nubwo uru rusengero muri kubaka mubona rudafite ubwiza nk'ubwa rwa rundi Salomo yubatse, ntimutinye, nzabana namwe kandi ubwiza bw'uru rusengero buzaba buhebuje urwa mbere. Imana yerekanaga ko Kristo ari we bwiza bw'Imana bwahishuwe. Azagaragara muri urwo rusengero kandi abantu bose bakabona agakiza k'Imana binyuze muri we. Twese tumwakire atwambike ubwiza bw'Imana. Hagayi yabajije abatambyi ati: mbese umuntu uhumanye iyo akoze ku mboga cyangwa amatunda cyangwa divayi, ese ibyo akozeho birahumana? Bose bavugira rimwe bati: yego, ibyo akozeho biba bihumanye. Arababwira ati: kuko muhumanye mu mitima, amaturo mutura n'icya-cumi mutanga ndetse n'ibyo mukora byose birahumanye. Igihe twitegura kwambikwa ubwiza bw'Imana, duharanire kwihumanura mu mitima. Zekariya igice cya mbere. Imana ituma Zekariya ku Bayahudi. Zekariya yanuye mu gihe cya Hagayi kandi izina rye risobanura ngo Imana iribuka. Nubwo bari bemeye kubaka urusengero, Zekariya yahishuwe ko muri bo harimo bamwe badatunganiye Imana, ahubwo bagendana ingeso mbi. Imana ntireba imirimo dukorera mu itorero gusa, ahubwo yitegereza n'ingeso z'abantu. Abayuda bari bahanganye n'abanzi babo bababuzaga kubaka. Imyaka yabo yari yararumbye, nta mafaranga bari bafite, maze bibwira ko Imana yabibagiwe. Imana yarababwiye iti: nimungarukire nanjye ndabagarukira. Zekariya yeretswe abagendera ku mafarashi bazenguruka isi, maze ababaza icyo bisobanura. Marayika aramusobanurira ati: Imana ihisemo gutanga amahoro no kugarura umunezero mu bantu bayo. Imana Data igenderere umuryango wawe, maze namwe ibahe amahoro. Zekariya igice cya kabiri. Umujyi utagira urukuta. Zekariya yeretswe marayika apima Yerusalemu uburebure n'ubugari bwaho. Abantu baho bari bake cyane kandi bafite ubwoba. Ubutumwa buvuga ko Imana yiyemeje kongera kwazana abantu benshi bakatura, ndetse ko batazongera gukenera urukuta rwo kuzenguruka umujyi, ahubwo Yehova ntuzababera uruzitiro rw'umuriro ugurumana. Imana ivuga ko amahanga yose azahakwa ku izina ryayo, ndetse ko umunezero uzuzura mu bantu bayo. Imana ikubera umurinzi kandi guha umunezero. Zekariya igice cya gatatu. Yosuwa akurwaho ibyaha. Yosuwa yari umutambyi mukuru kandi yari yarazanye na Zerubabeli, maze bafatanya gutangira kubaka inzu y'Imana. Yakoze umurimo ukomeye cyane, nyamara Zekariya yeretswe Yosuwa ahagaze imbere y'Uwiteka kandi Satani amuhagaze iruhande amushinja ibyaha. Biteye isoni kubona hari abakorana na Satani bakora umurimo wo gushakisha ibyaha ku bantu. Yosuwa yari yambaye umwambaro urimo ibizinga. Twese kuko twakoze ibyaha, ibizinga nibyo byose mu mibereho yacu.
umurimo wa Kristo ni uwo kudukuraho ibizinga by'ibyaha maze akaduhindura abera. Yesu ategeka ko Yosuwa bamwambika imyambaro myiza cyane maze amubwira ko amukweho gukiranirwa kose. Imana nawe ikwambike gukiranuka kwayo. Zekariya igice cya 4. Umwuka w'Uwiteka. Zekariya yeretswe ibyari bisanzwe biba mu rusengero. Abona icyo baterekagaho amatara ndetse n'aho basukaga amavuta atuma amatara yaka. Abona n'amashami abiri y'imyelayo iburyo n'ibumoso, kandi imyelayo yari isanzwe ivamo amavuta. Yesu abaza marayika icyo bisobanuye. Imana yahise imutuma kuri Zerubabeli imubwira ko imushyigikiye kandi ko umurimo uzarangira bidaturutse ku mbaraga ahubwo biturutse ku mwuka w'Imana. Marayika yabwiye Zekariya ko hari amashami abiri y'imyelayo ashushanya Zerubabeli na Yosuwa kandi ko basutsweho umwuka w'Imana ngo barangize umurimo wabo. Imana natwe idusukeho umwuka muziranenge. Zekariya igice cya 5. Ibyaha bikurwa mu Bayuda. Zekariya yaratswe igitabo kiguruka. Uburebure n'ubugari bwacyo bwanganaga n'ahera cyane muri rya hema ry'ibonaniro. Zekariya yabwiwe ko abajura n'abarahirira ubusa izina ry'Imana bose bagiye guhanwa ndetse n'abica amategeko yose. Zekariya yaratswe ibindi bintu bikomeye cyane. Yabonye indobo ifite umupfundikizo maze arebyemo abonamo umugore. Indobo yakoreshwaga mu bucuruzi ishushanya inyota y'ubukire abavuye i Babuloni bari bafite. Yabonye abagore bayifashe bayisubiza i Babuloni. Abinjiye mu itorero ry'Imana bagifite irari ry'iby'isi, igihe kizagera bakurwe mu bwoko bw'Imana basubire iyo bavuye. Imana iturinda gusubira inyuma. Zekariya igice cya 6. Umwami n'umutambyi. Zekariya yakomeje kwerekwa abagendera ku mafarashi maze bamwe berekeza i Babuloni n'i Magogi. Yabonye abantu benshi bavanweho bahungutse bagaruka i Yerusalemu, maze mu mpano bazanye bazikuye i Babuloni akuramo ikamba ariyo Yosuwa aramuhanurira ati, hazaza uwitwa Shami kandi azicara ku ntebe y'ubwami abe n'umutambyi mukuru. Uwo ni Mesiya umutware. Abari kure bose yabateranirije hamwe ndetse niwe mutambyi wacu mukuru kandi agiye kugaruka ari umwami w'abami. Imana imwimuke mu mitima yacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze mwuka muziranenge. Umeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Umwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka yambaye imyenda iriho ibizinga? Icya kabiri, niba atari kubw'amaboko ntibibe kubw'imbaraga, ni iki cyari gutuma urusengero rwuzura? Icya gatatu, ninde wahanuwe wagombaga kuza agahinduka umwami n'umutambyi mukuru? Imana iguha umugisha.